Ni inzira enye rukumbi umugabo yakoresha agacika ubukene nizo tugiye kuvugaho. Bariya ujya ubona babigezeho ubundi babigenje ute? Hano ni kuri Tele Montagne Rwanda, uri kumwe na Samuel Mugisha, ikaze. Ngo mwabagabo mwe niba mushaka gucika ubukene mwumvire ibwiriza rya mbere. Ni mu mabwiriza ane tugiye kuvugaho. Niba wifuza gucika ubukene ugahindura ubuzima bwawe bw'ahazaza, uzashaka umugore ugukwiriye wa nyawe. Uretse wenda babirangije mwashatse abagore muhubutse, turabihanganishije, ariko niba wifuza kuzaba umukire ugacika ubukene benshi babayemo cyangwa se bazabamo, ngo uzahitemo neza uwo mubana. Reka tubisobanure, ibi bishatse kuvuga iki? Ngo kenshi dukora amakosa tukibwira ko dukeneye ba bagore bagezweho ngo b'abasirimu, abo twita slay queens, abagore benshi abahanga bita ko bafite uburanga, nyamara ngo mu bwonko bwabo abarizeho zero, sibyo? Niba uzi ubwenge ngo rero uzashaka wa mugore uzagushyikira muri buri kimwe, bitari ibyo gusa, ahubwo uzatuma ubasha kugera kuri byinshi mu buzima wari warigeze wifuza mbere. Abashakanye benshi uyu munsi iki kintu ntacyo bafite. Iki kiganiro twakise agatabo kuko ni ikiganiro kikugezaho amasomo y'ubuzima, nicyo kiganiro uri kumva. Wa mugore cyangwa se wa mukunzi ubivuga uko bishaka, gusa uzashake wa wundi uzatuma urarikira gukora cyane kandi no kugera ku birenze, atari wa wundi ugukomereza ubuzima gusa cyangwa se ngo agukurire kucyo gusa byonyine, kuba gukurura gusa uburanga. Ibyo ntabwo bikigezweho. Umuntu ngo ubona umugore wa nyawe ukenewe cyangwa se umukwiriye, uyu ngo aba ari umunyamahirwe, kuko ngo azabona ibyiza muri ubu buzima, azaba abonye ikintu cyiza mbere na mbere, kandi imbaraga n'ubukungu azabigeraho, azaba afite ubushobozi. Iryo ni ijambo ry'umunsi n'abagore cyangwa se abakobwa barigenderaho guhitamo neza. Reka tuvuge ku nzira ya kabiri umugabo cyangwa se abagabo bashobora gukoresha bagacika ubukene. Hagarika mugabo, hagarika kongera kujya wiyahuza cyangwa se unywa utuyoga twa make. Niba unanywa inzoga, simwe mujya mwinywera ibyuma gusa se niko muzita izo ngizo, cyangwa se ugasanga muri kunywa imisururu. Oya, niba ugiye kunywa hindura unywa ibinyobwa byiyubashye. Niba waba utanywa inzoga, ibyo unywa ubundi se ubinywera he? Banza usubize icyo kibazo. Ntabwo tubitegerezaho ngo gusa iki ni ikintu kitwangiza mu mitwe yacu tutabizi. Reka tubyumve neza. Wenda njyewe nta kibazo mfitanye n'ibyo nywa. Oya, ibyo unywa birakureba, ntubyumve nabi. Gusa ukuri ni uko unywa ibinyobwa biciriritse bya make, cyangwa se ukanywa ibyo unywa ubinywera ahantu hari hasi haciriritse, ngo burya niko uzahura cyangwa se ugahorana n'abantu baciriritse mu bitekerezo byabo, bafite ibitekerezo biciriritse. Ibi biratwangiza, ariko se tubitekerezaho kangahe? Uko unywa kandi ukanywera ahantu haciriritse, ni nako uba urushaho kurema ahazaza haciriritse mu mutwe wawe. Ibi kandi bigombe kuba bituruka kuri bimwe muvuga ngo kwishima aho wishikira. Byari ibya kera ibyo ngibyo. Simvuze ngo wiyemere ukora ibyo udashoboye, oya, ariko ihindura imibereho, uhindura imitekerereze, urota ibintu kandi ugerageza ibintu bihambaye. Nicyo mvuga ahangaha. Amahirwe akomeye y'ubucuruzi nta handi wayabona uretse ahantu haba ibintu bihenze, abantu bahenze kandi barenze, hahandi uzasohokera. Nyamara bamwe muri mwe uzasanga ahubwo haba huzuye aho umusohokera, haba huzuye babandi bagusaba ku mafaranga ahubwo yawe ufite. Wanguriye kamwe, wagize gutya, wagize gutya, wagize. Ni inzira enye abagabo bakoresha bagacika ubukene. Aho hantu hahunge. Jya aho ugura nawe bakaba bakugurira, cyangwa se mu kimwe nta nzara bagufitiye, badafite inzara ibyawe. Uzabicunge neza. N'ubu ufite no kudufaranga, niwinjira bazakoma mu mashyi biyamire, kuko ubagurira azaba hageze, azaba yahageze. The big buyer will be just alive there. Gute tutakwishima rero? Gabanya ubunebwe. Iyo ni inzira ya gatatu. Nari nibagiwe kubabwira, hano uri kuri Tele Montagne Rwanda, ni kutwitwa. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si tubayeho neza kandi tujyane n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero. Umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, iyo hakanze utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose nk'ibi ngibi mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza.
Bagabo rero turakomeje n'inzira ya gatatu ngo bagabo kubera iki ngo muba abanebwe gusinzira nk'abapfu umunsi wose mwirirwa muryamye hanyuma mukarenganya za leta z'ibihugu byanyu bo ba nyirabayazana uko mukenye ko arizo zibatera ubukene. Reka nirambike gato niko mukunda kuvuga ugasanga muryamye amasaha nkangahe ku munsi. Kizagutangaza ngo nuko n'abagabo benshi ari abanebwe iyo tugeze ku ngingo yo gushaka no gukorera amafaranga, nyamara bakaba benshi muri bo bafite imbaraga n'ubwitange bihagije. Uramutse ubasabye nko kuba bashimisha abagore 5 mu buriri mu gitanga, abagore 5 mu buriri ibaze. Nyamara imbaraga zitangiza cyangwa se ngo zirimo igitekerezo cy'umushinga cyangwa se kampani runaka, ikigo runaka, izo mbaraga ngo ugasanga ntazo. Bishobora kuba ari nayo mpamvu abagabo benshi b'abakene uzasanga bafite abana benshi, nyamara kubaha ibyangombwa nkenerwa kuri abo bana kubibona n'ibindi. Inzira enye bakoresha bagacika ubukene. Dusoza reka mbabwire ikintu cyangombwa hafi ya twese tubura kandi ntitubiha agaciro, ngo nibura jya umenya cyangwa se ujye wuzuza umutwe wawe ibintu by'agaciro, productive things, ibintu bitanga umusaruro, bibyara ibintu bindi cyangwa se bibyara amafaranga. Gabanya imyanda ubika mu mutwe, amatiku ya hato na hato yo muri quartier, ibyo bigabanye mu mutwe wawe, ubikemo iby'umumaro. Umwanya wawe munini ubundi umumaro utekereza ku biki. Niba ari ku bibazo ufitanye n'abandi, aho n'urugero wenda mbwira ibyo byakugeza hehe utekereza gutyo. Ngo mu bihe turimo uzahora n'abagabo benshi bishimira kandi bagashabuka cyane iyo bageze ku ngingo yo kuganira ku nkuru ziyerekeye abakobwa beza cyangwa se abagore n'ibiberekeyeho, umupira cyangwa se amakipe yatsinze ya mbere ku isi. Bishimira kuvuga ku mpaka ngo z'abantu bakize ku isi, ngo ninde ufite inzu nziza ninde utayifite muri quartier, nyamara ukaba utabasha kubazanamo igitekerezo cy'ingingo ivuga ku ishoramari, guhanga udushya n'ibindi nkabyo. Nubikora ukazana ibindi bitekerezo, bizagutungura ukuntu benshi muri bo bazareba hasi muri telefone zabo cyangwa se bamwe muri bo bakagusezeraho bati dusubire. Bazayura basa n'abagaragaza ko uri ku ngingo isa n'itabashishikaje ubundi batahe. Dufate nk'urugero bya bintu bidafite icyo bimaze, amavideo, meme, ibi byose byamamara cyane bikagera kuri benshi kuruta ibintu byubaka. Nawe uzabicunge neza. Gusa ngo umugabo wundi niyo atakora ibintu byinshi, gusa ngo yakagombye nibura kuba azi gukora ikintu kimwe cy'ingirakamaro cyangwa se cy'ingirakamaro akaba arenze muri cyo. Niyo waba ugira ibitekerezo byagutse gusa icyo cyaba gihagije. Tubihakana buri kenshi, ariko ibyishimo bishingira ku mafaranga. Uko uhagaze mu buryo bw'ubukungu, buriya kubaho ukabaho wishimye, ufite amahoro, ufite umuryango wishimye umeze neza, kuba uhagaze neza mu buryo bw'amafaranga n'ubukungu ni ngombwa. Ubyemere cyangwa ubyange, nta mukene wishimye kandi nta mukene ufite amahoro. Izo nzira enye reka zitubere umuyoboro utuma ducika ubukene. Imana iduhana umugisha. Kuri Telemontagne Rwanda uhakurikira inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima, ngo twizera ko biri mu bintu dukenera byibanze bidufasha kuba muri iyi si itoroshye, tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi ku bibera mu isi ukurikira Telemontagne Rwanda. Ahagana munsi y'video ahanditse ijambo subscribe niho ukanda, ubundi ukajya ubona ibiganiro byose by'ubwenge bya Telemontagne Rwanda mu buryo bukoroheye. Dore indi video naguhitiyemo wareba, tuzasubira ubutaha.